muhawe ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi tuzajya tubagezaho kuri ituze 250. By'umwihariko rero murarikiye kuzajya ukurikira ikiganiro Adon. Mu kiganiro Adon rero tuzajya tubafasha kumenya ibyo mutari muzi ndetse no kongera ubumenyi mu byo mwari muzi. Tudatinze rero reka Adon y'uyu munsi twerekeze mu Rwanda. Ucyumva u Rwanda wumva ahantu heza nyaburanga, ucyumva ahantu heza wumva parike nziza, ibirunga, imisozi, ibiyaga ndetse n'ibindi. Muri Adon y'uyu munsi mu nkundire tunyarukire muri pariki y'Akagera. Uribaza uti habaye iki? Nanjye nuko. Mu byo waruzi rero wongeraho n'iki? Wongeraho ko pariki y'Akagera ubu wayitembera ukayigendagenda uko ubyifuza wifashishije imitaka igendera mu kirere izwi nka hot air balloon. Muti bishoboka bite kandi bizakorwa bite? Dore ko ari na bishyashya iwacu Rwanda. Mu kiganiro Adon y'uyu munsi rero turagufasha gusobanukirwa imikorere n'imikoreshereze ya hot air balloon. Mu ijwi rya mugenzi wanjye Trust Alan Motanyi reka usobanukirwa imikorere n'imikoreshereze ya hot air balloon. Iyi ni ituze 250, ikiganiro ni Adon. Mwibutse kandi gukora subscribe unasangiza inshuti zawe iyi video. Usige kandi igitekerezo ku ngingo twazabaganirizaho ubutaha muri Adon y'ubutaha. Njye ndi Muteteraze na Shifa. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru yakomeje gucaracara mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu bitari bimenyerewe cyane ko biri na hakeya muri Afrika, mu bihugu duturanye cyane ngo ni muri Tanzania na Kenya na Zimbabwe na South Africa. Nuko iwacu mu Rwanda mu bukerarugendo dusanzwe dukora, yaba ari ugusura ingagi, byaba ari ukujya mu Kagera muri parike y'Akagera, ari naho tugiye kwibanda uyu munsi. Hashyizwe ku mugaragaro hot air balloon. Mu nkuru dusanga ku Gihe iragira iti ikigo cya Royal Balloon Rwanda cyatangije serivisi zo gutembereza abantu mu kirere. N'ubukerarugendo buzajya bukorerwa mu kirere, bigafasha ba mukerarugendo gufata amashusho, gufata amafoto bareba neza inyamaswa bari hejuru yazo, batari mu ndege, batari mu modoka ziguruka, ahubwo hifashishijwe hot air balloon. Izi hot air balloon nk'uko nimbabwiye ziri hake cyane, ariko muri aho hake ziri muri Afrika no mu Rwanda zirahari. Izi hot air balloon ni imitaka minini izajya yifashishwa mu korohereza ba mukerarugendo mu gusura inyamaswa ziherereye muri pariki y'Akagera. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB nirwo rwatangije uyu mushinga wa Rwanda Royal Balloon ku itariki 19 Mutarama uyu mwaka 2022. Uyu mushinga ukaba ugiye gutangira muri pariki y'igihugu y'Akagera iherereye iburasirazuba bw'u Rwanda. Mu Rwanda iki kigo cyashyize imitaka ibiri, aho umwe ufite ubushobozi bwo gutwara abantu 4, undi ukagira ubushobozi bwo gutwara abantu 6. Hot air zifite ubushobozi bwo kuzamuka zikagera muri metero zigera ku 100 cyangwa se 1000. Umuyobozi wa RDB Karere Kamanzi yavuze ko u Rwanda rwishimiye kugira uyu mushinga ukuje wiyongera ku zindi mbaraga zikomeje gushyirwa mu kubaka urwego rw'ubukerarugendo rukomeye hano mu gihugu cyacu Rwanda. Yakomeje avuga ati twishimiye gufatanya na Royal Balloon mu kongera undi mushinga ushimishije mu bukerarugendo bw'u Rwanda. Ati twiteguye gukomeza gushaka abandi bafatanyabikorwa bashya kugira ngo tugire ishoramari rihagije mu rwego rw'ubukerarugendo. Ikigo cya Royal Balloon gikomoka muri Turkiya gisanzwe kimenyerewe mu gutanga serivisi, aho kiri mu byambere ku isi mu bigo bifite ubunyamwuga buhambaye muri ubu bwoko bw'ubukerarugendo hakoreshejwe zino hot air balloon. Umuyobozi wa Royal Balloon Rwanda yavuze ko bishimiye gukorana na pariki y'igihugu y'Akagera mu gutangiza umushinga kandi ari iby'agaciro. Yavuze ko gukorana n'ikigo Akagera Management Company
no gutangiza ibikorwa bya hot air balloon muri pariki y'Akagera babyishimiye cyane. Ati uru ni urugero rwiza rwo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima bishobora guhindura imibereho y'abaturage, kandi twizeye ko kuzana iki gikorwa gishya mu bukerarugendo bizatanga umusanzu mu kubaka urwego rw'ubukerarugendo mu Rwanda. Ibi kandi bizafasha basuye izi pariki kureba inyamaswa bazisanze aho ziri kandi bakazira mu buryo bwose bashaka. Gusa bitewe nuko n'abapilote bazi gutwara balloon bari mu Rwanda, abaturutse muri Turkiya nibo bazatangira batanga izi serivisi, mu gihe abanyarwanda nabo bazaba barimo gutozwa gutwara zino balloon igihe cy'imyaka 2. Umuyobozi wa pariki y'Akagera Ladis Ndahiriwe yavuze ko kuba iyi pariki yungutse iyi mitaka bizongera agaciro kayo ndetse bigakurura ba mukerarugendo. Yagize ati kugenda muri iyi mitaka ya hot air balloon bizaha abasura pariki y'Akagera ibyishimo bidasanzwe kandi bigire uruhare mu kwinjiza amafaranga afasha mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima biri muri pariki. Ati n'abaturage by'umwihariko baturiye pariki bazahabwa imirimo mishya kandi binjize n'amafaranga. Gitezwe ko urugendo rwa balloon mu Rwanda ruzajya rufata hagati y'iminota 40 ndetse n'iminota 75. Bijyanye n'ikirere ndetse n'imiyaga yo mu Rwanda, Royal Balloon irateganya kuzajya itanga serivisi zayo hagati y'iminsi 200 n'iminsi 300 ku mwaka, ikigero cyiza ugereranyije nuko bimeze ahandi. Mutisi ubundi imikorere ya hot air balloon zizamuka zite, zimanuka gute? Reka dukurikirane icyegeranyo kivuga kuri hot air balloon kugira ngo turusheho kuzisobanukirwa. Nkukangurira wowe utarajya gusura pariki y'Akagera, noneho ushyizwe igorora ko wasura pariki y'Akagera, ugafata amashusho, ugafata video, ugenda ureba inyamaswa neza. Abarimo kureba iyi video twifashishije nubwo atari muri pariki y'Akagera, ariko irakwereka uburyo ki hot air balloon zizamuka zimanuka. Hot air balloon ni imitaka itemberezwa mu kirere irimo abantu, ariko ikaba itagira moteri cyangwa ikindi gikoresho kifasha kuguma mu kirere, ahubwo ikifashisha umuyaga usanzwe n'umwuka ushyushye. Kugira ngo balloon iguruke ibanza gushyirwamo umwuka usanzwe ukuze umutaka munini cyangwa ikimeze nk'igipirizo kinini tubona kiba kiri hejuru. Mu buryo balloon zikozemo ziba zifite uburyo bwateganyijwe bwo kohereza ubushyuhe muri wa mutaka urimo umwuka, hanyuma ko umwuka urimo imbere urushaho gushyuha, uriyegeranya umutaka ukabyimba kurushaho. Noneho kuko umwuka ushyushye woroha kurusha umwuka usanzwe, uhita uzamuka usa n'ujya hejuru yawo, maze ubwo balloon ikaba irazamutse mu kirere. Umuyobozi wayo wo twakita nka pilot ashobora kugena ubutumburuke agurutsaho balloon ye akoresheje bwa buryo bwo kohereza ubushyuhe muri balloon, ari nabwo bushyuhe umwuka urimo imbere. Uko umwuka uri mu mutaka urushaho gushyuha cyane, ni nako uba uri koroha cyane, bigatuma balloon izamuka cyane. Kijyanye n'amerekezo, umupiloti wa balloon ashobora kuyagenzura, ariko ibi biterwa n'umuvuduko w'umuyaga uri mu kirere. Uko umuyaga ari mwinshi mu kirere niko kugenzura balloon bigora. Ku bijyanye no kururuka, umupiloti wa balloon ashobora guhagarika kohereza ubushyuhe muri balloon, maze uko umwuka urimo imbere ugenda ukonja gahoro gahoro, balloon ikagenda imanuka. Iyo aramutse ashatse kumanura balloon vuba, wenda nk'ikirere gihindutse kuko balloon zitaguruka mu mvura cyangwa mu muyaga mwinshi, pilot afite ubushobozi bwo gufungura igice cyo hejuru cy'umutaka, ubundi umwuka ushyushye ugasohokamo vuba, maze nayo ikamanuka vuba. Hot air balloon ya mbere yakozwe na Jean Francis Pilatri na Francis Laurent de l'Hollandaise, byari ku ya 21 Ugushyingo mu mwaka 1783 i Paris mu Faransa. Ngayo nguko ya hot air balloon zamaze gushyika mu Rwanda. Izi zifashishwa mu bukerarugendo nka transport, ariko abantu bifashisha bagendera mu kirere kugira ngo barusheho kureba inyamaswa neza bafite umutekano, ugafata ifoto na telefone yawe na kamera yawe. Mutise noneho kuki zino hot air balloon zabanje kujyanwa muri pariki y'Akagera? Turajya tukubwira ko iyi pariki y'Akagera ariyo iherutse kuza ku isonga mu gusurwa na ba mukerarugendo, ikaba ifite bimwe mu bintu bitanu bikurura ba mukerarugendo bagatuma bayisura kenshi
ikinjiza amafaranga. Hari bimwe mu bintu bitanu by'ingenzi iyi pariki y'Akagera yihariye bikurura ba mukerarugendo, bikaba ari nabyo bishyira ku isonga ryo gusurwa na ba mukerarugendo benshi. Reka tubanze twumve ku mateka aranga pariki y'Akagera. Hashize imyaka 87 pariki y'Akagera ishinzwe n'Ababiligi bakolonizaga u Rwanda, ariko nubwo yemejwe icyo gihe yamaze imyaka igera muri 40 imeze nk'aho ntacyo imariye igihugu, kuko yatangiye gusurwa na ba mukerarugendo mu buryo bwemewe mu mwaka w'1975. none ubu iri ku isonga mu gusurwa n'abantu benshi kurusha izindi pariki zose zo mu Rwanda. Pariki y'Akagera ifite ubuso bungana na kilometero kare 1122, ni ukuvuga ahantu hangana n'umujyi wa Kigali wose wongereyeho akarere ka Rubavu. Icungwa n'ikigo cya African Parks cyo muri Afurika y'Epfo. Iyi pariki y'Akagera iherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda hafi y'umupaka wa Tanzania, ikaba ikora no ku turere dutatu ari two Gatsibo, Nyagatare ndetse na Kayonza. Kuyigendamo bifata hagati y'amasaha 6 n'arindwi mu modoka, kuko irimo imihanda ingana na kilometero 120. Iyi mihanda ikaba ifasha abakunzi b'inyamaswa kuzireba bazitegeye. Ubwiza bwayo, ubuse bw'ibinyabuzima buyibamo ndetse n'ubwoko bw'inyamaswa z'inkazi butemberamo nibyo bituma ireshya ba mukerarugendo bavuye irwotamasimbi baje kwihera ijisho ibyo biremwa bibaho mu buzima budasanzwe. Gusa nubwo imeze gutya ariko siko byahoze, kuko hari igihe iyi pariki yari imeze nk'iyazimye, inyamaswa zibanira n'abaturage ku buryo utari gutandukanya pariki n'ahatuye abantu. Kubera imicungire mibi ya pariki y'Akagera, ibibazo by'indwara zimwe na zimwe zibasiye inyamaswa ndetse n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, inyamaswa zimwe na zimwe zarazimiye, tutibagiwe na barushimusi bayigabije maze bica inyamaswa. Ibi bikiyongeraho ibyo abaturage bahungutse bagiye kuyituramo baraza barazica, izindi zirahunga. Mu mwaka w'1970 inkura zari zimaze imyaka 13 zishyizwe muri iyi pariki zikuwe muri Tanzania zarazimye kubera barushimusi, ndetse mu mwaka w'1990 habarirwaga intare zirenga muri 250 na 300, ariko nazo mu myaka yakurikiye jenoside abahigi barazishe zirashira. Mu bushakashatsi bwakozwe na Dr. Rwanyiziri Gaspard mu mwaka w'2008 ku bukerarugendo bwo muri pariki zo mu Rwanda, bwagaragaje ko mu mwaka w'1998 nta bukerarugendo bwabereye mu Kagera. Gusa uko imyaka yagiye ihita bwagiye bwiyongera kugeza mu mwaka w'2002 abasuye iyi pariki bashyikaga ku 600 ku mwaka, ikimenyetso cyiza cyerekana ko yari itangiye kuzuka. Mu buzima busanzwe ba mukerarugendo bagira amahitamo atandukanye. Hari ababa bashaka kwirebera inyamaswa z'inkazi, abizihizwa no kureba inyoni n'ibindi bigendanye n'ubushake bwabo. Muri pariki zisurwa na benshi mu gihugu, ku isonga hari pariki y'Akagera. Mu mwaka w'2019 yasuwe na ba mukerarugendo bagera ku 50,000, kandi muri bo 50% bari Abanyarwanda, mu gihe mu mwaka w'2018 yasuwe n'abagera ku 44,000 binjirije u Rwanda miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuva mu mwaka w'1995 kugeza mu mwaka w'1997 ba mukerarugendo batangiye kuza ari bake, ku buryo buri mwaka iyi pariki yasurwaga na ba mukerarugendo 400. Gusa mu mwaka w'2004 bariyongereye cyane bagera ku 15,000. Ni pariki icumbikiye inyamaswa zika muri 5 z'inkazi, ndetse ari nazo kenshi usanga zikurura ba mukerarugendo baje kuzireba. Zimwe muri izo nyamaswa twavuga nk'inzovu, inkura, ingwe, imbogo ndetse n'intare. Inyamaswa 5 z'inkazi wakita bashebuja ba pariki y'Akagera, kuko ni za mudakorwaho ndetse nizipfa kuboneka henshi. Zikaba ari zo nyamaswa zikurura ba mukerarugendo basura iyi pariki kuruta uko basura, ndetse abenshi mu bazisura bahamya ko arizo zibashimisha. Umwe muri ba mukerarugendo waturutse i Dubai uherutse kuganira n'ikigo cy'itangazamakuru cya RBA witwa Haya Bajanuja wo muri Dubai, yavuze ko yanejejwe n'urugendo yagiriyemo kuva yatangira ingendo zo gusura. Yagize ati, nasuye pariki y'igihugu y'Akagera, iki nicyo gikorwa cyanjye cya mbere cyo gusura cyanejeje. Nishimye cyane, sinzi aho nzongera kubibona. Nabonye inzovu, imparage, imbogo n'izindi nyamaswa, ariko izanshimishije cyane ni inzovu. Nari nanejejwe no gusura ingagi, ariko ko na hano biranshimishije. Pariki y'Akagera icyemezwa n'abakoloni b'Ababiligi mu mwaka w'1934 yari ifite ubuso bungana na kilometero kare 2,500,
ukuvuga ko yanganaga n'umujyi wa Kigali wongeyeho akarere ka Bugesera na Kamonyi. Yari igizwe n'inyamaswa nyinshi zirimo n'imbwa z'ishyamba kugeza ubu zitakibonekamo. Kugeza ubu iyi pariki ifite ubuso bungana na kilometero kare 1122, nubwo yagabanutse mu buso ariko niyo nini muri pariki zose u Rwanda rufite, kuko pariki y'Ibirunga ifite ubuso bwa kilometero kare 160, igizwe n'ibirunga, amashyamba arimo ibiti by'ubwoko butandukanye kandi icumbikiye ingagi ziboneka gusa mu birunga, inkende ndetse n'izindi. Hiyongeraho pariki ya Nyungwe ifite kilometero kare 150, ikaba ari no mu zindi zose kubera inkongi za hato na hato, ba rushimusi